Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku nama zagirwa umusore ushaka gushaka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gushaka ni urukingo, gushaka ni umuti, gushaka ni ubukungu, gushaka ni iterambere, gushaka ni ubugabo, gushaka ni ukuzuza idini, no gushaka ni ukwishakira ibyiza imbere y'Imana haba ari hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Iyo ikintu gifite ibyiza bingana gutyo n'ibindi byinshi cyane ntarondora ahantu nk'ahangaha, nuko umuntu ugiye kubijyamo aba agomba gutekereza yihuse cyane kandi agatekereza ibimufasha n'ibimwubaka, akirinda ba rucantege na babandi baba bashishikajwe no kwirundaho ibyo batazi no gutegereza ibyo badafitanye nabyo isezerano no kwiha ibyizere bubakiye ku busa, hanyuma bakavuga bati nge nzashaka ngejeje ibi cyangwa banza ukora ibi n'ibi cyangwa banza uzuza iki n'iki ngiki. Ibyo ngibyo bishobora kubwirwa wa wundi udafite ikibazo n'umubiri we, wa wundi udafite amarangamutima ashobora kumugeza mu cyaha. Ariko uwo nguwo ari hehe muri iyi si yacu ya none? Uwo nguwo ari hehe mu rubyiruko rw'uyu munsi? Uwo nguwo ari hehe kwitumanaho dufite n'ibishuko na shayitani ituzengurutse mu mpande zose, by'umwihariko mu kibazo cy'ubusambanyi n'ikibazo gishingiye ku mibonano mpuzabitsina? Niba turi mu kibazo nk'iki ngiki, umuyisilamu, umusore wa kisilamu akwiye gutekereza gushaka mbere yuko atekereza ikindi icyo ari cyo cyose. Ari no mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Yemwe basore, yemwe rubyiruko, uzaba afite ubushobozi muri mwebwe azihutire gushaka. Ufite ubushobozi muri mwebwe yihutire gushaka. Intumwa y'Imana iravuga iti fa innahu aghaddu lilbasar, kubera ko ibyo ngibyo bizamuha kubika amaso kuri wa wundi ushatse agambiriye kwihisha ubwambure bwe, akagambira kwiyubaha no kubahisha idini ye, akagambira kubahisha ubumuntu bwe, no kugira ngo abashe no kugira ubwisanzure mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana ikavuga iti wa ahsan lil farj, kandi ni nabyo bizamuha kurinda ubwambure bwe no kwihishira no kwiyubaha. Ni bangahe batagaciro kubera gutinda gushaka cyangwa se kubera ibyiyumviro biganisha ku mibonano mpuzabitsina biba bibuzuyemo, ugasanga umuntu wari ufite icyubahiro ageze ahantu yitwaye mu buryo n'uware wese abona agasuzugura, hanyuma yarangiza yajya kwiregura akavuga ati nuko nta bushobozi mfite, yongera ubushobozi nagashatse. Kandi uwo nguwo uvuga gutyo ugasanga acumbitse mu nzu yishyura cyangwa se yiyubakiye, hanyuma arigaburira, yarangiza akiyambika, yarangiza akavuga ngo nta bushobozi aragira. Ubushobozi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze muri hadith ntabwo ari ubushobozi bwo kugira ibya mirenge no kubanza ngo kubaka amazu y'ubwoko runaka, no kubanza kugura mu modoka, no kubanza kugira igishoro runaka cyangwa se imitungo igeze ku rwego runaka. Abadan. Ubushobozi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ni ubushobozi weho bwakubonera aho gutura weho n'uwawe, hanyuma ukabona icyo kumugaburira, ukabona n'icyo kumwambika. Niyo tuvuze gutura ntago birimo kwisumbukuruza ngo umuntu yumve ko atarabona ubushobozi bwo kugira ngo ajye mu gipanga gifunge wenyine kandi abameze nkawe badafunga batifungirana mu gipangu. Icyo gihe uyu nguyu ntago ubwo ari bwo bushobozi buvugwa, ahubwo ubushobozi naho gutura hangana nawe bijyanye naho ari. Igihe cyose aho ngaho yahabona, akabona icyo kugabura, n'icyo kugabura ntago ari ukurya inyama buri munsi cyangwa se gusohoka n'ibindi nk'ibyo ngibyo, mu byo abantu birirwa basesaguramo amafaranga bibeshya ngo barimo baratunganya, nyamara barimo basesagura banangiza ibyakabagiriye akamaro. Nta nubwo kandi ari ubushobozi iyo bavuze kwambika, ntago ari ukwambika ya myenda ya mirenge na bya bindi byuzuye mu bafasha ba Kisilamu muri kino gihe tugezemo, aho usanga umuntu afite ibikapu by'imyenda akirwanira n'indi, akiraramikiye n'indi, afite niyo atambara avuga ngo yavuye ngo ntago kigezweho, ntago ari ikiri kwambarwa. Ibyo ngibyo ntago ari byo bigambiriwe abaswaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri bo hari n'ababaga bafite umwambaro umwe, muri bo hari ababaga bafite imyambaro ibiri, muri bo hari n'ababaga bafite umwambaro umwe wambarwa n'umugore n'umugabo. Umwe yawambara undi agasigara mu rugo kubera ko adafite ibimukwiriye, hanyuma undi yakenera gusohoka undi agasigara mu rugo kubera ko ari umwambaro umwe bagurana mu rugo.
abo ngabo babayeho batuje kandi ari intwari, kandi na n'uyu munsi twese turabavuga ibyiza tukanabasabira n'amaduwa meza. Weho ushobora kubona imyambaro 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ukaba washobora kubona umwambaro uzindukana n'undi ukorana n'undi wo gusimburanya mu mirimo cyangwa se mu gusohoka, weho ufite ubushobozi, ihutire gushaka. Nibyo bizaguha gukomera, nabyo bizaguha kuba intwari, ni nabyo bizaguha gutekereza. Ariko nukomeza kuyumvamo kukiri umwana, ukiri umusore, ko bikomeye, ko bitari byakunda, nyamara ibyo byose uvuga gutyo, ukaba buri munsi ubona amafaranga yo kwirirwa ushyira muri telefone kugira ngo uhamagare bataguhesha agaciro na babandi basenya idini yawe kandi bakamunga umutungo wawe, ukaba ukibona uburyo bwo kugira ngo wirirwe ubakira mu rugo rwawe cyangwa se mu ngo za bagenzi bawe, ukaba ukibona uburyo bwo kwirirwa usohoka ngo wagiye kwishimisha cyangwa se mwasohotse mwasetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe umenye kurimo kwangiza. Umusore ushaka Imana, ushaka isi, agomba kwihutira kurongora, akirinda imyumvire ya babandi babangizi b'inkunda rubyino n'inyangabirama, babivugisha ngo uracyari mutoya, buretse ntago urarya ubuzima. Nta muntu urya ubuzima, ahubwo ubuzima buraturya. Nta muntu n'umwe muri twebwe urya ubuzima, ahubwo ubuzima buraturya. Ihutire weho ko bukurya hari icyo urimo gukora n'icyo urimo kugeraho, hanyuma ejo nuramuka upfuye uzagira icyo usiga ku isi. Niyo mpamvu n'Imana sallallahu alaihi wasallam yavugaga iti tazawwajul walud alwadud, mujye murongora abagifite imbyaro, no kuvuga ngo mukiri batoya mugifite imbaraga zo kubyara benshi kandi bagifite urukundo. Imana ikavuga iti fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyamah, kuko nziratana ubwinshi bwanyu ejo ku munsi w'imperuka. Nziratana ubwinshi bwanyu no kurushaho kongera abagaragu b'Imana beza bagandukira Imana, niko urushaho kugira imbaraga. Kandi ntushobora kugira izo mbaraga nabo ngabo mu buryo bwiza usibye ko ugomba kubinyuza mu kurongora. Naho niba wumva weho wabasha kurera abana bakomotse mu busambanyi, cyangwa se ukabasha kwiratana ko ucuritse n'inkumi runaka cyangwa se n'umusore runaka, ariko ukaba utakumva ko wahabwa ishema no kuba uri umugabo mu rugo rwawe, icyo gihe waba ufite ikibazo gikomeye cyane. Dusaba Imana ko yaduha ibyiza kandi ikaduha urubyiruko rwiza kandi igakomeza kutwagurira umuryango mu byiza no mu gutinya Imana. Wallahu a'lam.